ubwo so uwambyariye navuga ko atari igweja wakubyariye cyangwa wakubyaje uwambyaje mbese si igweja yamariye ikisi ura ni igweja arenze ni igweja ahubwo wasanga ari n'ikimonyo njyewe ahubwo nge ndimo kwaka ubufasha nk'abantu badukurikirana n'abadiaspora gose muduhe inkunga mutujyane mu bitaro Indera pe Aisha ari DJ Brian nakubajije ari DJ Brian na Aisha ubona arenze n'uwuwe Aisha umwiza n'uwese ni DJ Brian aramushaka DJ Brian nawe aramushaka ariko we DJ Brian we yamukoze no mu ntoki nkanjye utazwi rero ni ibindi sigaye twaragwaye mu rumane mu ruhajya niki urukundo Bisu Melody na Deben ende Bisu Melody na Deben bose baba kumuvuga neza nyine none simba ariko mvuga mbizire Bisu Melody na Deben ni Bruce Melody na Deben subiramo rimwe Bruce Melody oya ndanze reka nizere ko meze neza reka nongeye mbasuhuza cyane mwe bwadukurikirana kuri iyi chaîne y'Uwizeye Imana uruga amahoro y'Imana akomeze kubana namwe muri hose hano mu gihugu cy'u Rwanda mu ntara enye zigize igihugu yaba amajyaruguru amajyepfo iburasirazuba ndetse n'iburengero bwayo mwese turabasuhuje cyane tubabwira ngo mukomeze mugubwe neza aho muri hose dushimira cyane abantu bakanda subscribe abantu bagira inkunga batera kuri iyi chaîne ya Uwizeye Imana uruga mwese twabashimiye cyane tutibagiwe n'abantu bari hanze rero yaba muri diaspora yaba abantu batuye muri za Canada muri za waba uri muri Europe ku mugabane wose aho waba uri hose yaba East Africa ya muri Africa ku mugabane w'Uburayi ndetse no kwindi migabane yose mwese turabasuje cyane tubabwira ngo mwarakoze cyane abakanze subscribe batarayikanda munyarushye kuyikanda kugira ngo tuzaje tuganira namwe cyase tubagezeho ibikorwa byacu aka kanya ndi kumwe na nyiri chaîne Uwizeye Imana uruga cyangwa se Gishanga irindi hajya niri Nyanshi na Nyanshi umeze fresh meze neza ariko ntabwo ari Nyanshi na Nyanshi ahubwo ni Nyanshi gusa Nyanshi umeze fresh umeze neza yego ndi kubibona agatuza n'agatuza wagira ngo uterura ibyuma bitatu ibyuma ndabiterura mane mvuza agatuza nyine mvuza agatuza nyine urumva yiterura icyuma n'agatuza karaza nyine sanga unyeganyeza turebe ntago byanyeganyega okay bimeze bitumeze umeze neza niko batubwiye nabandi bameze neza se nabandi bameze okay urarya ukaryama byose bikagenda neza byango se burayi umuntu ari muzima se bibarija kaba kabaye buriye hasigara gukorera inda ni hamwe ariko nyine ngo muri iyi minsi ikintu kigezweho no gukora cyane tukabona icyo kugira ngo tuzabone ikidutunga nyine no gukora cyane ukabanza ugahaza inda ibyo amafaranga bikaza nyuma niyo gahunda niyo kata inda se gihaga wazatahiraho nyine ngo nago wa savinga utararya buriya utarabona icyo kurya nago wa savinga nibyo nshaka kukubwira ngo ubundi kugira ngo umuntu savinge bisaba kuba hari akantu anaze mu nda sha mwagiye mu byihorera wazatahira nge nta ibintu byo gusevinga se nibyo biri imbere kurya biza nyuma ngewe ubukangana gucyo usevinga mba narabanza gukora ikofi man wabanza kurya ni handi wazaza ujya kugenda bikakunanira ariko iyo wasevinze ugera ati mumeka agapome man ukakanaga mukanyanyagira ukagenda ariko se inda nyine hori gusaba bisaba gukora ugasevinga ibindi bikaza nyuma okay aka kanya bigezweho se nibihe kandi biba bimeze bite dusigaye twaragwaye mu rumane mu ruhajya niki urukundo nawe se urakunda nese usibye wenda ko ayo mahirwe utayabona tuba twikina ariko ugize ngo ugire uwo mugisha ukakumanikira nyine kwa kundi Imana ivuga Imana yakugendereye iraje kugwaho nkubwiza ukuri nubwo hahita witahira avo ati pfiriye mu maboko ya Aburahamu kuko bya bituzo ubibonyemo nubwo wabiryana iminota 30 gusa avo ati Mana nushaka kunyitahira gusa ibyo bituza nyine ngira ngo we warazinutswe areka wazunuka wambaye umubiri nyine
bicamo ugasa nkaho bivamo ariko ni ibintu ubwabyo birikora ni ibintu byikora umubiri uragutegeka aho biba ngombwa ukagutegeka amarangamutima neza wajya kuyakotora bikanga burundu ubwo bigasaba iki nawe urabyumva nyine tujya gutora amashashi nyine iyo usanze wa mutima wahantu uri kukujyana utabasha kuhigondera ariko igihe wakavugiye ntabwo ndamenya ibyo ari byo wabonye umukunzi umukunzi se kereka ngeze amahirwe se ko ndeba twese tumugwanira Aisha aramushaka DJ Brian nawe aramushaka ariko we DJ Brian we yamukoze no mu ntoki nkanjye utazwi rero ni ibindi bindi none se nawe wasaze se shawagiye ubyihorera uraryama gutyo ugahita ubona Yesu we ukavuga ati nubwo naryamamo iminota 3 ubwo no ubusazi oya mani ntago ari ubusazi urukundo ruriho ibi ngibi babiboneye umuti iyo unyweye amazi ngo birakira burundu bikijyana nta makuru ufite ntago uzi abagwaye bagiye mu bitaro kubera kara kantu kamura none se ubwo umuntu wagiye mu bitaro yagiye mu bitaro kubera iki kubera urukundo erega urukundo mani rurahari gusa nimumvishe uvuga ngo DJ Brian ngo yaramusuhuje ngo Aisha we ntago yagize amahirwe yo kumusuhuza ubwo se si bya bindi birwa Aisha yavuze ngo namagweja ngo niki sibyo byatumye avuga ayo magambo wapi man ntago ayo mpamvu nyine nanjye nabaza uwo muntu ubatera ibyo bintu si wowe watumye bavuga ngo ngo bamwe na bamwe namagweja ariko ibikorwa birigaragaza ibikorwa birigaragaza wumva ko ari igweja niyihangane kuko nta wigeze avuga ngo wowe runaka uri igweja nyine gatanazi niwe wavuze umwana ngo ngewe umwana wa gatanazi ngo gute mu nyiti igweja igweja se nuza Aisha arakubwiye ngo uri igweja cyangwa nuko wumvishe wowe uri igweja buriya yumvisha ari igweja yumvisha ari igweja no kwiga ngewe umwana wa gatanazi ngo gute mu nyiti igweja kagweja gurika naso Aisha yigeze aza avuga ngo wowe uri igweja ahubwo ni kwa kundi utera ibuye rigafata abantu ngo hari igihe utera ibuye mu masaka uri kurinda inyoni ngo akagira izihasigara ni nk'uko gatanazi rero ameze Aisha gatanazi reka kuvuga umwana wa gatanazi bamwita kakajwi nyine ni kakajwi ariko ni umwana wa gatanazi si wabyivuge se ngo Aisha yavuze ibiri byo arababazwa n'iki none ibyo yavuze Aisha nibyo nyine nese hari uwo yigeze ajya kuvuga ngo runaka ni igweja yaravuze ngo abadusigiye amagweja sibyo ariko abandi babifata muri rangaje itariyo uwumva nyine ko ari igweja ubwo ni igweja utari igweja ubwo ntago ari igweja utari igweja ntago ari igweja ni umugabo ubwo nk'amagweja se wewe urayazi hari abantu bakubereye amagweja barahari ubwo uwambyariye navuga ko atari igweja wakubyariye cyangwa wakubyaje uwambyaje mbese si igweja yamariye iki se ura ni igweja arenze ni igweja ahubwo wasanga ari n'ikimonyo ni ikimonyo none se reka nkubaza murabona muba mufite umujinya sibyo umujinya w'ikisi ntago ari umujinya umva ukuntu ututse uwo muntu ni ikimonyo kirenze n'ikindi kimonyo kubera iki nyine uwo bivuga gutya none se uzi kubyagwa umuntu akakubyaza ntagaruka inyuma kureba uko bimeze ngarebe uko bimeze ubwo se wa mugani wa Aisha hatari imonyo ni he none se reka nkwereke reka nkwibarize hajya ntabwo ujya uvugana nawe mvugana nawe mubaza iki se ni igweja rirenze ni igweja ahubwo Aisha yashatse nari narabuze izina namwita ariko Aisha yankoreye mu nganzo abo twabonye izina rikwiriye abo bantu abo ni amagweja ya nyayo yahoje ahubwo ndagusaba mbu nkurikirana uzaze dukorana ikiganiro rwose nkugurira akantu ntago yabyemera ntago yahura nawe ariko batemera se ko dukorana nase sinzaba mutayemo boshye ari ubuntu ariko n'ahatuye ni hafi y'aho utuye nawe ahubwo ubwo kubera nuza Irene ari umukoresha ndumva nazaca kuri Irene akamuma akamapasi oya nagamukoresha buri munsi ariko nawe aramusaba nkuko wamusaba aho gufata namba yiwe bayime nyine abayifite bayime ubundi hari groupe yiwe se yes
Aisha afite groupe imeze neza y'abafana biwe. Ai ndaza gukurikirana ibya imapo zose ubwo nawe agenda mu bafana. Byahatari ariko nzamushimira pe. Ariko ngo muri iyi minsi nyine ntabwo amerewe neza n'amagambo yavuze. Nirumva abantu nakubwiye ngo abantu bafite uko babifata ariko we yavuze ukuri nuko abandi batabibona nk'ukuri ariko igihe kimwe bazabona nyine ko ibyavugaga ari ukuri. Ariko burura musore wabateye kurwara muru, wabateye kurwara umutima, wabateye kujya kuri kamera mu gatukana, wateye DJ Brian gusubira inyuma akavuga ngo Aisha nge nago bangereranya nawe ngo ababikora ngo yitera mu makeup bwa 200 bwa 300 ngo yitera makeup y'ibihumbi 20 nagakitera makeup y'ibihumbi 10 iya 3 yavuyeho hagezweho wa undi nyine wo hasi yitera makeup y'ibihumbi 10 kandi y'ibihumbi 10 ubusa nabi pe makeup igezweho byibuze 30 ariko nawe ka 3 bawakabuze oya aja umva bitatu yo nta nubwo nayiteza ndi muri babandi nyine DJ Brian yavuze ndacyari hasi ariko sindi hasi cyane nanone nago nakwitera makeup ya bitatu buriya DJ Brian na Aisha ureba nyine ukabona arenze n'uwe bose bararenze ku rwego rwabo oya nakubajije ari DJ Brian na Aisha ubona arenze n'uwe na Aisha umwiza n'uwese ni DJ Brian urumva DJ Brian yabonye amafaranga ajya kwibagisha isura ariko Aisha aracyashakisha ubwo nawe namara gufata ikofi nawe azagenda seneza urenze n'uwe Aisha umwiza ni DJ Brian wabisubiramo sindi kubivuga se kandi nuza DJ Brian avuga ngo Aisha yego ni mwiza nariko nta kintu yikorera kugira ngo ubwiza bwiwa bubungabunga harabubungabunga ahubwo nyine ntago ari muri level yo kuzamuka urumva arimo arazamuka iyo umuntu akizamuka ntago yajya gufata wa wundi wafashe indi ntera ntago wagera kuri escalier ya kabiri undi ari kuri escalier ya gatandatu ngo munganye ibiciro ntago bibaho usoheruka amakuru ya Yago cyangwa urahangaho uragwagwana ndaho ndasamye urasamye nibere mu rukundo mana isi nijoro gusa ikintu nakwisabira umubyeyi ubwo se wowe uri gukunda nde nanjye nabaye nkayisherega apo ibyo nukuririra ku bana wapi naga ari ukuburirira njyewe gusa ikintu nasaba nk'umubyeyi kaduha ibintu byose nko akazaduha promotion akavuga ngo abakobwa bakunda umwana wanjye mbahaye promotion muze mu musuze kuri stade yabiremera yaba ati muzi uyu munsi kuba stari barayitanga nyine nk'abafana bamukurikirana akavuga ati wenda abasitari baramushuhuje ariko abandi nabo babafana bagize gute mbahaye promotion kuko mukunda umwana wanjye yego nanjye murankunda nibinkomokaho ariko umwana wanjye by'imwihariko noneho abamupfiriye mbahaye promotion kuri stade umva imba narara ngenda mu muhanda imba narara ngira gute nashaka byibuza nkamukora mu ntoki aka kanya dufite ikibazo iyo umuntu ari kwamamara cyangwa se iyo umuntu akunzwe cyane habamo risike zo gupfa no kumuroga ubwo muragena ngo mugene mu muroge sha nta wamuroga pe ariko oya nta muntu wamugirira nabi uri buriya bwoko ni ubwoko butavumika ni ubwoko butarogeka nubwo waba ubufite wabwisize ntago bwamufata ni ukuri reka tubyihore no kubanga Imana yo yagusize iragusiga ikagusigiriza n'ibindi byose byaza ntibyagukora kuko Imana iba yagusigirije bajya bavuga ngo abantu barasara nyine umuntu agasara ariko sasa ari muri bwa buryo bwo gusara burundu ngo atora amashusho ngajya ku muhanda ariko namwe muri mu basazi wabyihoreye ngewe ahubwo nge ndimo kwaka ubufasha nk'abantu badukurikirana n'abadiaspora gose muduhe inkunga mutujyane mu bitari Ndera pe Aisha ari DJ Brian de nanjye DJ Brian naga arimo nabwa mukunda ku buryo bwo kumujyana nani ku buryo bwo kumusaba urukundo wamukunda ibikorwa akora ariko nawe agize amahirwe
oya ibyo byihorewe yarabyivugiye nawe uri kuvuga ibyawe yavuze ati nge ndamukunda ariko ntabwo mukunda nk'iby'aba bana birwa batoba urwondo nkabayisha ngo bashaka ngo urukundo ya wamukundira ibikorwa akora nk'uko akunda nyine impamvu we arimo kubivuga gutyo nuko yagize amahirwe akamukora mu ntoki yaba ataramukoze mu ntoki yabivuze ataramukora mu ntoki ariko ibintu uvuga none se ntibari muri kampeni ntiyagiye muri kampeni bari kwamamaza niwe wari uri imbere cyane yabonye amahirwe rero niyo mpamvu ari kuza akatubyiniraho okay ntacyo mwese ubwo murumva muri bamwe mfasha hagiye ubyihorera ngiye gusahisha we andenzeho noneho yafashe telefone yo kubera guhahamuka no guhungabana kuri profile ashyiraho ifoto ya Iyani ariko na kubeshya n'icyaha Imana wagira ngo irarobanura pe oya arega umuntu iyo afite icyubahiro noneho akakibungabunga n'igikundiro nyine akakibungabunga niyiyandarike abantu bose baramugomba kumukunda kuko nahana ahurira namwe mu bidega nahantu muzi habi wowe umuzi twebwe tumuzi mu byiza umuzi ari mu kazi ubwo rero nta ari mu byiza ari mu kazi no sitavuze cyiza wavuga ikibi hari icyo wamubonyeho wagikura hese umubyeyi Imana niyo mpamvu nkubwira ngo iyo ufite wavukiye mu biganza bizima n'ibyo ukora byose biza ari bizima bikaguterura neza so wavukira mu biganza byanduye nk'ibi twavukiyemo hagiye ubyihora ubu kugira ngo tubisukure biratugora Mana byawe byari byiza oye Mana kugira ngo tubisukure biratugora umuntu wavukiye muri Gatsibo sha ariko sha wagiye ubyihorera Gatsibuzi amadega bera ejo bundi numvisha gakuru kagutese kandi urabona hari ukuntu umubyeyi yafashe imirenge perezida ariko Paul Kagame uriya ni umubyeyi uriya ni papa wacu yego nabyumvise ni ukuvuga ngo yaduhaye poromosiyo hari ukuntu nyine urabona mu bayobozi batanga ibikoresho nyine kugira ngo bakore akazi neza noneho hazamo abayobozi bigize ibisambo ruhagwa bafata mashini barazinyereza yego uko no gusubiza inyuma iki igihugu iterambere ry'igihugu barazirigishije ariko umubyeyi abayobozi bandi bo hejuru barabikurikirana amaje kubikurikirana mashini ati rwose igisamba ati rwose ndabyemeye mashini narayifashe ngo urabona ngo barashutse bagushuka wa muyobozi bawushuka kwiba iteza imbere igihugu yari imwe se cyangwa zari nyinshi ubwo se urumva no kuvuga ngo akarere yo katanze inuzamo amashini ibikoresho biba ari ibintu byinshi noneho warangije akuramo nk'amashini nka 20 barazifata barazigurisha ayo magweja ateza igihombo leta ariko barabakurikiranye hanyuma ngo mashini bemera kuzigarura baraziriha ariko icyambabaje nuko babashubije mu kazi ayo magweje bari kuyareka oya ubundi we ibyo uvuga uri inyuma y'ibyo byabaye sibyo ubundi kumusubiza mu kazi hari impamvu oya nyine impamvu ni ukuvuga ngo ibyibuze ari wo hejuru mu karere nta kibazo ariko hasi abaturage bahita bavuga ati n'ubundi uyu nguyu ejo azongera aterure mashini urumva buriya ahantu ku kagari mu mudugudu biratandukanye no hejuru mu karere none se abo ngabo nabo muzenze ni ku kagari n'abakagari urumva rero ku kagari iyo baje abaturage niho babanjiriza iyo baje bakagira gute bagahita bagira abaturage bakababona bahita bavata ubundi si ngo yaraduhiye serivisi ahubwo abo bayobozi bakabahindure mu yandi masite bakajyana mu kure bakazana abandi aho urumva n'ubundi bahita bikomatera n'ubundi barashyira ibibazo muri leta umubyeyi ntakabatagize ariko hano nk'aba ntabwo tubakeneye muri demokarasi rwose ubu si ubwo nakwizera gute umubyeyi yatanze amafaranga yo kubaka ibitaro ubu si umuntu azizera yuko ibikoresho bazashyiraho bizaba bifite ubuziranenge ndahira ko ababyeyi nibajya kubyara inuzi imvura ikagwa isuri itazahita ibitembana aho se ni hehe kandi urumva nyine aho Nyagahanga nyine hafi y'akagari umubyeyi yaduhaye ibitaro ariko ubonye ko wahibasiye muri iyi minsi hari ikibazo utapfa kumenya aho ubona bazaga nk'abayobozi badukuriye nyamuneka muzamanuke tutazumva ngo ibitaro umubyeyi yaduhaye imvura iraje ngo ibijyanye
mu gishanga. Bahita hehe muri icyo gishanga aho ngaho? Tuba twegeranyerega ibishanga bya Nyagahanga, aho za Efa za Nyagahanga, aho ngaho hari igishanga. Washiduka ibitaro bigeze mu muserege da. Ariko abiwanyu ntabwo bajya bakwandikira? Ntabwo nari nabona muri komenti zabo, ariko ngiye rwose ngiye ndivugane kuko umubyeyi yaduhaye umuhanda, arimo araduha iterambere. Abantu bashaka kuzana inda, umuntu uzateza ibibazo kuri biriya bitaro baba barabyumva, nibashaka bagire gute. Nge ndishinganishije nzaza kwaka ubufasha ko mbivuze hakiri kare. Ariko biri hafi yo mu rugo buriya? Biri hafi yo mu rugo, niyo mpamvu washe. None se ubwo urumva iterambere, ariko uzi kuba umubyeyi amenya amafaranga, duha iterambere. Abantu baraje bubakishije bakoresheje wenda ibintu bidakomeye, ejo ukajya kumva ngo byagiye ngo isuri yabimanukanye. Icyo kintu yacyumva. Ariko ibyo ngibyo ababishinzwe barabikontorora. Nyine nanjye ndimo ndavuga ngo babikurikirane tutazabyumva mu makuru. Akarere ka Gatsibo ngo ibitaro umubyeyi yaduhaye ngo byamanutse mu isuri mu gishanga. Nyamuneka umubyeyi nakaba atagize. Suzi se ko iyo umuntu asoje kubaka inyubako bamuhaye baraza bakayipima kugira ngo uyitange? Bakayipima rero ibyo tubona muri Kigali ntibaba babipimye. Waba wibuka wa mugabo bamwita ngo iki? Ntago mwibuka? Kandi uvuze umugabo? Nyine wa mugabo wubatse ibitaro hano by'abanuza hano Nyarutarama. Ni ibitaro hajya cyane n'amazu y'abaturage? N'amazu y'abaturage ya Nyarutarama yewe yabatishoboye. Ariko ibyo reka tubyihorere. Gusa icyo nashakaga kuvuga, nagira ngo abayobozi baba urugero rwiza nyine abantu babikuririye n'abanjeniyeri bose babishinzwe babikore neza, babigenze neza, ntibakajya baradusera mu sereza. Iyo wakoze ikosa ukagera gutya bakakubariza mu nama, hari abantu bahakuye isomo b'abayobozi. Buriya nyine umubyeyi iyo umusaza bafasha akabwira ati ngaho ni mudusobanurire uko byagenze, ati rwose nyakubahwa ibintu twarabikoze, atariko hari kuburamo aka kantu ngo habayeho idindira. Iryo dindira ryabayeho rite? Aho buri cyo kuvuga rero nyine babyumve, niba kazajya bibigwa imbere y'imanza nibagira batesha abantu umurongo. Gusa umubyeyi nawe ndamuza, no mpamvu nyine tumwizeye. Reka ibyo tubyihoreye, gusa nuko nyine tuba turi ibyamamare tuzamuka, nabyo tuba dukeneye kubikishamo. Reka twigire muri showbiz nyarwanda. Showbiz nyarwanda surasangamo nde ko amakuru agezweho ko bari kuyivangavanga, barayivangavanga, ariko tuyicangura tuyishyira ahantu hazima. Ibi tubishyira ku ruhande, dushyira ibyiza tubishyira imbere. Ibigezweho ni ibi Bruce Melody na The Ben. Bruce Melody na The Ben bose baba utazi kumuvuga neza nyine. None simba ariko mvuga mbizire. Bruce Melody na The Ben ni Bruce Melody na The Ben. Subiramo rimwe, Bruce Melody. Oya ndanze. Bruce Melody na The Ben harimo gushya, bafitanye amakimbirane nayo byatangiye kera ariko none ibigezweho ubu ngubu. The Ben yakoze ikosa cyagutese kandi ashuka abantu, yabahaye amafaranga kuko turabyemera ko The Ben ni umukire pe, nta muntu utabizi, afite ikofi. Ariko na Bruce Melody nawe arayifite. None akora ikosa ashukisha abakozi be, wenda bariyubatse nabo ariko ntibiyubatse cyane. Nyine aho ngaho icyo ushaka kuvuga ntago kiri gusobanura. Ikintu ushatse kuvuga, The Ben yashutse abakozi ba Bruce Melody bajya gushotinga indirimbo. Mu bakozi ba Bruce Melody uzi ni uwuhe? Uwanzi ni Bruce Melody. Nese ubundi Bruce Melody agira abakozi? Arabagira nyine bakorana mu kazi. Nta agira Bruce Melody. Arayigira we. Nyine harimo bandi. Uwo ndacyabibukara. Ahubwo se wigeze ubamenya? Erega kubera Oya Bruce nta timu yigeze agira. Arayifite, afite rebo. Nuza ni rebo, bavuga ni rebo nyine ikigo bakoreramo. Abantu bakorana nabo. Bamwe muri bo akorana na Coach Gayeri. Coach Gayeri urakoze ku nka kuri. Yaramushutse. Baramushutse. Coach Gayeri ajyana na Nuza na The Ben muri Tanzania gushotinga indirimbo. Ibyo bintu uvuga na makuru ufite. Wewe ahubwo nta makuru ufite y'imimihanda. Nose Coach Gayeri ni manager wa Bruce Melody. Nyine we yajyanye na The Ben. Wowe ntabwo uri kubyumva. The Ben yaramushutse amuha amafaranga. Kamzumva uko bivuga nawe yaba ari amakosa. Oya biri ku nkoranya mbaga. Ikibazo nuko batari kubyemera. Coach Gayera
The Ben niwe wamushutse The Ben yaramushutse ari manager wa Bruce Melody bajya gukorana indirimbo muri Tanzania bajya gushotinga indirimbo. None se ko Kigayera yayibyinyemo nawe ayirimo ibintu urimo nago bizi wowe ubwo ni wowe utabizi umva nyine reka ngo amakuru abandi nabo baze batunyomoze baduhaye aya sibyo no kuvuga ngo The Ben yafashe uwo mugabo ko Kigayera arangije bajya gushotinga indirimbo muri Tanzania wabyumvishije urumva amakimbiranye arongera agarutse yikubisemo kabiri. None se bagiye gushotinga indirimbo yande ya The Ben yagiye gushotinga indirimbo ariko ajyana na Nuza na Gael urumva barakorana nyine muri iyo ndirimbo azamo nawe noneho Bruce Melody arabimenya ati gute wasuzugura ati hajya ngo nuko ufite amafaranga urumva nyine hajemo amatsimbirane n'ubundi ya matsimbirane asanzwe bayasanganywe n'ubundi batari bagakemura urumva ati kugira ngo iyi ndirimbo isohoke mwemerere ko isohoka iyi ndirimbo urayima cyangwa se mutora amajwi Gael mumukuremo ubwo no kuvuga ngo muri iyo ndirimbo aho yaririmbye bagomba kuzamukuramo Gael ese Gael ni umuririmbyi ariko ubu ninge uri hanze y'amakuru cyane ni weho ntaguze amakuru ntaguze biri kujya mbere weho kurikira social media ukurikire The Ben ukurikire ko Kigayera na Bruce Melody ubundi urazumenya amakuru weho ino mihanda ntago uri kuyumva neza sinzi aho ipfa reka tubyihore akakanyuri tayari ndi tayari iyo ni nosi ibintu uri kuvuga bihagazeho ikibazo ba nyiri ubwite barimo kwitana ba mwana ngo none se ngo Bruce Melody arimo kuvuga ati uyu aracyari umukozi wanjye undi nawe akavuga ati nagakira umukozi wawe. None se Bruce Melody akoresha nde Gael ni ukoresha Bruce Melody ariko se bite bya ubwo nyine muri showbiz nyarwanda ni biracanganye biravanganye ariko ikiriho reka tubyihorera amakimbiranye bose nabagabo ibintu n'umuntu waguhamagaye kuri telefone arabikubwira n'umuntu byagenze bite abimbwiye gute se inkoranyambaga zibera iki ni ukuvuga ngo ibintu biriho sibyo nabagabo bakemurana amakimbirane yabo turabakurikira kandi turanabakora iyo ndirimbo yateje akavuyo ubundi ni yande ni ya The Ben. None se Bruce Melody gusango bakuramo amajwi gute ni ukuvuga ngo yakoresheje umuntu uzawe atabimuhereye uburenganzira atabimusabye cyangwa se akamubwira ngo nayimuharira iyo ndirimbo The Ben akavuga ati ngewe nyiguha iyo ndirimbo sibyo ni ukuvuga ngo aho wazajya hose mu gitaramo runaka ugiye gucuranga iyo ndirimbo nazaza ubwo yazajya agenda amupfukamiye nk'umukozi we kandi The Ben nawe urabizi ntago yabikora ahubwo ngiye inama nabagira bose kugira ngo bumvikane amakimbirane ashire nuko iyo ndirimbo n'ubundi yayitanzeho amafaranga menshi ariko nanone kugira ngo ibibazo bikemuke nanone ndabizi The Ben ntago yagenda wangagenda apfukamira Nuza Bruce Melody ngo bagiye kugira indirimbo ubundi se weho uko wumva Bruce Melody na The Ben urenze n'uninde nta numwe utarenze bose bararenze nakubajije wumva yacisha make ninde wumva nyine uri hasi yundi ninde The Ben ni uri hejuru no Bruce Melody ari hasi ya The Ben. Okay, kuba hasi ya The Ben kuba hejuru ya The Ben cyana nani kuba The Ben ari hejuru Bruce Melody ari hasi kurumva si byakaba byikiranura ariko neka nongere mwibariza aya makuru aho yakuye harize cyane umuntu waguhamagaye kuri telefone amamagaye se gute amamagaye gute ahubwo ikibazo njyewe ikintu nari kuvuga nk'abafana be ubundi The Ben nta kintu yigeze avuga na kimwe kuri ibintu nago yari yabivuga nyine arabivuga nago bari babishyira ku karubanda biri muri process ariko ni ibintu byageze no kunkoranyambaga niba tarabivuga we ntago ari kubyemera neza barimo barahakana bose kandi ni ukuvuga n'ubundi bari basanzwe bafitanye amakimbirane umwe aravuga ati warame mu cyunda akavuga ati ntabyo nakoze umva baracyitana baracyahakana ariko ikiza nababwira bose nabagabo bose bafite ingo barubatse n'abasitari barafite n'ingo barubatse bicare bace amakimbirane bafitanye ibintu bigende neza tubafane tubakurikira n'ubundi baduha ibintu bizima ubundi ibintu birangire amakimbirane ariko nyine nanuba akakanya nago ndabyemera aho inkuru wayikuye ushobora kuba wayikuye ahantu ariko genda ujye kuri TikTok urumva urabibona genda ujye kuri YouTube urumva kwa Bruce Melody urabibona iyo nkuru iriho
kuri cyane ya Bruce Melody yo nkuririho kuri cyane ya Bruce Melody ariko se ubundi kucyushyushya mu mutwe man cyane ya Bruce Melody cyaho indirimbo nago icyaho ibiganiro ari nase nafite indi cyaho ibiganiro se nabamukoresha ibiganiro ariko ubundi uramukurikira twebwe turi abafana babo. Okay, umuntu weruka kumukoresha ikiganiro gishasha ninde? Abanyamakuru bose ntagomba mbaza. Nese umuntu ukoresha Bruce Melody utazi ninde? Ese ubundi ni ngombwa gusa icyo naje kuvuga hano bose nabagabo bumvikane. Wasanga ibyo uvuga byose uba harimo kubesha. Mbese se kugira ngo bimarire. Debe jya kuri Instagram hanyuma umena umucero uvuga ukuri. Ninde? Debe najya kuri Instagram amena umucero avuga. Nagajya avuga ku bintu bya Bruce Melody nawe. Nyine bafitanye amakimbirane. None ayo makimbirane yabo nibayashyire hasi baduhe umuziki nyarwanda uryoshye. Ariko so wasoza ko numva wavuze byinshi urananirwa byagiye. Unaniwe gute se? Ibyo ndimo kuvuga birumvikana. Debeni na Bruce Melody sibyo barimo gupfa indirimbo Debeni ya shootings sibyo akayikora akoresheje abakozi ba Bruce Melody atarabisabye uburenganzira. Niko bimeze. Ubwo icyo nicyo nanje kubabwira. Rero nk'abantu dukunda dukurikira bakurikiranwa n'isi yose Afrika no hanze ya Afrika ni bicare bakemura ibibazo bafite nyine bamenye ibyo barimo bamenye ko ari abantu bakuru kandi dufatiraho urugero rwiza. Wasanga ari nge uri nyuma y'amakuru ariko twagira gucya tukababwira ngo bye muduhe nge ndaje ndabasezera mbabwiye ngo bye gusa icyo nari nje kubwira Debeni na Bruce Melody turabakunda ntawe tuvanguye kuko mwese muduha ibintu bitwubaka bitugira akamaro nyine. Indirimbo ya Bruce Melody iherukanze ni iyi nje se naje mu ndirimbo ariko ntago yize urayize? Ndayize. Bayita ngo iki cyaso turirimbiraho gato? Oya ntago nzi kuririmba ijambo rimwe oya ntabyo shaka. Bayita ngo iki? Nyashe. Sicyo washakaga. Bakurikirana ibiganiro byacu munyarukire ku ndirimbo y'umubyeyi Jeanne d'Arc n'indirimbo nshasha itaramara umunsi muyirebe kandi yayishize hejuru. Ni yejo n'ubundi. Ni yejo bayita ngo iki seyo? Afite amashimwe n'indirimbo yitwa Ndacyategereje n'indirimbo imeze fresh mukomeze muyikurikirane cyane ndabashimiye cyane abadukurikirana mureke uyu munsi byivanze mutubabarire cyane sinzi uko byagenze bye mukomeze mugubwe neza akazi keza Imana ikomeze ibagenda imbere mu byo mukora byose. Wasezera nagusezera? Ndabasezera.